artist urumva ko ni ibihembo byinshi. Rero muri no bihembo tugiye kwibanda gusa ku cya gospel, tugiye kwibaza ngo se kuki Israel Mbonyi yatsinzwe hanyuma hagatsinda Messi kino w'umunyanigeria. Ibyo tugiye kurebera hamwe twibaza ngo kuki atatsinze. Mbere yuko wenda tubwira abantu ngo abari bitabiriye na baheka tubanze tubabwire bigenda bite. Yego. Nukuvuga ngo hakorwamo ibintu bibiri. Ibihe byiza wowe ukurikiye Gospel TV, twizere ko umeze neza, twizere ko Imana ikurinze aho uri hatandukanye. Ndagusuje wowe wakoze subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Mbahaye kaze rero nk'ibisanzwe ndi Aime, ndi kumwe sinzi niba namuvuga ko ari umutumirwa, duhora tuvuga ko ari umutumirwa ariko si umutumirwa, ndo musangwa. Akenshi duhora tuganira dufite ikintu tugiye kuganira. Yego. Watangira nanone wibwira abantu. Murakoze cyane, nitwa Giko, tugiye kubana bwa mbere. Reka tuganire twinjire mu kiganiro aho tugiye kureba na matora cyangwa se n'iserukiramucyo ryitwa Tracy Award. Yego. Ryabaye kuri ryitwa Tracy Award 2025 ubwo ry'uyu mwaka. Tugiye kureba abahanzi batsinze, ariko by'umwihariko turaza kwibanda muri gospel. Yego. Impamvu twibanda muri gospel cyane nuko ni Gospel TV dukunda kwibanda mu bintu bya gospel, nubwo dushobora kuvuga n'ibindi, ariko cyane n'ubundi mwimerere wacu ni gospel. Ariko nanone ikindi cy'umwihariko nuko mu bahanzi bitabiriye muri gospel harimo n'umunyarwanda. Yego. Wenda mbere yo gutangira twabanza twareba abantu bitabiriye cyangwa se urutonde rw'abo bantu bitabiriye, hanyuma tugakomeza. Yego, urakoze cyane. Wenda tutaranavuga ku bantu bitabiriye Tracy Award ni iserukiramuco rya Afurika rihemba abahanzi bitwaye neza muri Afurika. Ntabwo ari abahanzi gusa bo muri gospel, ahubwo ritanga ibihembo bitandukanye ku bahanzi bose. Bagiye batanga ibihembo bitandukanye. Batanga igihembo cyitwa Lifetime Achievement Award, bagatanga igihembo cyitwa Best Gospel Artist, ubwo aricyo tugiye no kuvugaho, ni umuhanzi mwiza wo muri gospel witwaye neza. Bagatanga Best Global African Artist, wenda nabyo turaza kwivugaho nyuma. Bagatanga ikindi gihembo cyitwa Best Female Artist. Bagatanga igihembo cyitwa Best Dancer Award. Bagatanga igihembo cyitwa Best French Speaking Artist. Bagatanga igihembo cyitwa Best Artist West African Anglophone. Bagatanga igihembo cyitwa Best Artist East African. Bagatanga n'igihembo Best Portuguese Speaking Artist. Urumva ko ni ibihembo byinshi. Rero muri no bihembo tugiye kwibanda gusa ku cya gospel, tugiye kwibaza ngo se kuki Israel Mbonyi yatsinzwe hanyuma hagatsinda Messi kino w'umunyanigeria. Ibyo tugiye kurebera hamwe twibaza ngo kuki atatsinze. Mbere yuko wenda tubwira abantu ngo abari bitabiriye na baheka tubanze tubabwire bigenda bite. Yego. Nukuvuga ngo hakorwamo ibintu bibiri. Amanota ni ijana birumvikana iyo babariraho, ariko amajwi 50% aturuka mu bafana. Nk'uko kundi urabona ko ama-award menshi baravuga ati wenda batanga platform, hano baravuga ngo abakunzi b'umuziki bajya hara ku rubuga bakunda uwo muziki cyangwa se bakunda yanuze, bajya ku rubuga rwa Tracy Award, then bakareba bagatora babahanzi cyangwa se baba uzi ko ari nk'ibintu bagenda ubona igihe cyaza Taska, harimo abashisanzi benshi b'Abanyarwanda baba ngo bakalobinga bagatanga amafaranga mu ntore. Mbonyi wenda yatubwira iyo abantu babimenya, ariko bizagenda bimenyekana. Ariko wasanga ariko naho byari biri byanga bikunda baramutoye. Ntabwo hari abandi batarabimenya, ariko nababimenye bamutoye. Rero iyo bafana mu majwi y'abafana ni 50%. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri, akanama nako nkemurampaka aba judges nabo bagasigara n'amanota 50%. None bagafata amanota yaturutse mu bajudge n'amanota yaturutse mu bafana, then bagateranya hanyuma bagahitamo umuhanzi wa mbere. Ni uko nguko bigenda. Hanyuma ino Tracy Award ku batabizi yabereye Zanzibar. Zanzibar ni muri Tanzania. Yego. Yitabirwa n'abahanzi batandukanye, ariko reka tuvuge muri gospel mu bantu bari mu bahanzi batandatu
basigaye muri selection reka tuvuge wenda bafite ukuntu bagiye baselektiona hasigara batandatu muri Afrika abantu babyumve neza ntabwo wenda ari kuvuga ngo ni mu karere ni muri East Africa no ni muri Afrika yose uwa mbere wari urimo ari nawe waje gutsindira kino gihembo yitwa Messi Chino ni umunyanigeria uwa kabiri cyangwa ni itsinda ryitwa Spirit of Praise 10 na nijyo muri Afrika y'Epfo uwundi yitwa KS Bloom ni umunya Cote d'Ivoire anarimbiye Faransa ko umunya Ivory Coast undi yitwa Ada Ehi ni umunya Nigeria undi yitwa Bella Kombo ni umunya Tanzania benshi baramuzi hano na Israel Mbonyi wo munyarwanda abo nibo bahanzi batandatu basigaye kuri pano nk'abahanzi bakomeye muri Afrika bagomba guhatanira kino gikombe cya Trace Award 2025 rero byagenze bite rero reka tuse n'ababivuzeho gatoya ibi bihembo byari byitabiriwe n'abahanzi bakomeye bo hirya no hino muri Afrika harimo n'umunyarwanda Israel Mbonyi birumvikana wifuza iki gihembo kandi birumvikana ko gitsindira yifuzaga naho gitsindira ariko bavuga ko azagitwara yego gusa turaza kureba hari ibyo umunyamakuru yanditse ariko nanjye hari icyo ntekereza buriya nubwo wenda reka manzi mvuga icyanjye ntekereza kuki Israel Mbonyi atatsindiye kino gihembo Israel Mbonyi mu byo wenda nubwo tuza kureba tugasanga uriya mudamu Chino afite ibyo murusha wenda tugende kuri turareba na social media turabwira abantu se platform zabo zimeze gute n'indirimbo zabo zakurikirana gute zarebwe gute buriya harimo ikintu cyitwa ururimi buriya Israel Mbonyi no kugira ngo aze kuri no pano ni igiswahili aririmbye muri imyaka ibiri muri imyaka ibiri indirimbo yasohotse muri 2023 si ni nasiri ni ukuvuga ngo mu myaka ibiri gusa aje nk'umuhanzi aje mu bahanzi batandatu bakomeye muri Afrika yaba ndahamya ndashidikanya iyo Israel Mbonyi yaririmba mu cyongereza yari gutwara igihembo cyari ikiwe nta n'undi bari kugihanganira kubera iki buriya ururimi arakunzwe cyane ururimi ruba barrier umenye ngo igiswahili tucyumva muri East Africa iyo ugiye hanze ya East Africa igiswahili uba limited kandi nureba icyongereza kirenze kiri universal none se wenda nanjye aho nagaruka agwa nawe n'ubisaba ko azaririmba icyongereza amenya arimo ari cyo dutegurira wenda hari icyo nanjye mvuga none se uriya wagitwaye ni wenyine uririmba icyongereza oya birumvikana agomba gutsinda umwe ntago wenda bose batsinda ariko nari wenda wavuze kuri pate yambonye kubera urwego ariho selo nuko mbona n'urwego ariho uburyo akunzwe uzi ko n'abantu biforsa no kumva indirimbo ze z'ikinyarwanda kubera ukuntu bamukunze yego hanyuma yego reka turebe umunyamakuru yabanje kwibaza aravuga ngo ariko kuki Messi Chino d'abord ni muntu ki Messi Chino ni umunyanigeria yego yavutse tariki 5 Nzeri 1991 ni umudamu arubatse yashakanye n'umugabo w'umupasitoro yashatse muri 2022 byo naningiza nabyo mbivugeho hanyuma ikindi yatangiye umuziki we akiri umwana mutoya biva ko yahereye muri korali y'abana aza kuzamuka muri korali y'abakuru ariko biri aho ngaho hanyuma aza kugenda aririmba aza kwamamara cyane nyuma yo gutsindira irushanwa rya Nigeria Ido mu mwaka wa 11 urumva yarakiri mu 2012 Pluto yarakiri umwana mutoya cyane nyuma yaho yasinye amasezerano niyitwa Easy Concepts ubu ntabwo cyitwa Easy Concepts sigaye yitwa Easy Global Easy Global yini nzitunganya n'izino nzo z'abanyamuziki zitunganya muziki ariko inafite n'uruhare mu gupromotinga abahanzi ino ifite abahanzi benshi ipromotinga muri Nigeria yego hakabamo n'uyu nguyu Chino Messi rero indiri nunareba kuri platform ze indirimbo ze 3 za mbere zarebwe cyane harimo iri Excess Love harimo ingi Chinendumu n'iriya Obinosomo zose ziri kuri ya platform ya Easy urandiri izina rihinye ni Ezekiel uranyirira ira concept cyangwa se global yego rero ni nka kuno wenda twava Irene arimo promoting abari abantu ushaka usanga indirimbo zose ziri kwenda kuri Irene yego Empire ugasanga wenda ku giti cyawo wenda mu mazina yabo ugasanga indirimbo zabo gusa uyu nguyu we afite umwihariko uretse kuba ari kuri ya platform ni la platform nini ifite
abasabu benshi. miliyoni 2,650 nawe ubwe platform ye ifite miliyoni 1,240. urumva ko nayo irarebwa cyane, ndetse n'indirimbo ye ya mbere kuri platform ye nubwo wenda afite iyo platform yindi imaze kurebwa na miliyoni 33. mu gihe ya Excess Love nakubwiye iyo iri kuri la platform imaze kurebwa na miliyoni 124. urumva ko ni umuntu maze uri ku rwego ruri hejuru cyane. hanyuma abandi twari tumaze kuvuga abitabiriye ni abangaba. twavuze Chino w'umunya Nigeria ari nawe watsinda igihembo, tuvuga Spirit of Praise 10 South Africa, Kiss Blood Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire, Ada Ehi Nigeria, Bella Kombo Tanzania, Israel Mbonyi mu Rwanda. noneho rero umunyamakuru yibaje ngo kuki Messi Chino yatsinze Israel Mbonyi we ntiyatsinda. birumvikana ikintu cya mbere tugomba kubanza kumva hagomba gutsinda umwe. cyo kuko irani award hagomba kuvamo utwara igihembo umwe. uyu mwaka Messi Chino yegukanye iki gihembo kubera impamvu zitandukanye zirimo. ni umunyamakuru wagerageje kubivuga. yaravuze ati ubwa mbere ubwamamare bwe ku rwego mpuzamahanga. kaka nakubwiye iyo tuvuze urwego mpuzamahanga uhita wumva ururimi. yego njyewe ngereranyije ku ndimi Mbonyi aririmba yaramamaye ku rwego rutangaje. rero ni ngombwa urwego mpuzamahanga, ni ngombwa indimi mpuzamahanga. naguhaye urugero mu myaka 2 gusa aririmbye igiswahili, ubu ngubu arazwi, ageze muri Kenya, ageze mu ki ugereranyije n'igihe Mbonyi yatangiye kuririmbira. iyo yatangirira mu ndimi mpuzamahanga ubu ngubu ndahamya kuko aba bombinga mu isi yose. ariko niyo cyambere cyatumye yego kwamamara yego mpuzamahanga. Messi Chino ni umwe mu bahanzi ba gospel bafite igikundiro kinini muri Afurika ndetse n'ahandi ku isi. iyo tuvuze ahandi ku isi uhita wumva ko Igiswahili cyacu gize gute kivuyemo, ndetse no muri Afurika yose. muri Afurika yose abantu bose 90% bumva icyongereza, habe n'ibihugu by'igifaransa buriya icyongereza baracyumva. bitandukanye n'igiswahili n'igifaransa. buriya igifaransa hari ahantu ugera ntibakizi, especially muri biriya bice by'ibyongereza, mu bihugu by'igiportugize. ariko icyongereza buri muntu wese arakizi. bimeze ni ururimi rw'igihugu gikomeye gisa n'ikiyoboye isi. ni nka kwa kundi wumvise kera igihe cya Yesu umuntu wese yagomba kuba azi Kiroma. uzumva Paul bamubajije ngo ese uri iki? Ngiye ndi Umuroma. buri Umuroma yari akomeye cyane nko bavuga Umunyamerika. ubu nyine baba bafite ukuntu nyine baba babihaye agaciro bakabishira imbere. hanyuma icyo nicyo kintu cya mbere afite. abamukurikirana benshi kuri YouTube ze birumvikana, Spotify ndetse na Instagram n'izindi ndirimbo kurusha Israel Mbonyi. yego okay, dushaka kuvuga urebye ahantu ibihangano bye binyura. yego arakurikirana cyane. wenda dushaka nko kubivuga Israel Mbonyi kuri Instagram mu mazina yabo. Israel Mbonyi aramurusha plutôt kuri YouTube. kuri YouTube Israel Mbonyi afite miliyoni 1,680. nibyo afite kuri YouTube channel. mu gihe uno Chino mu mazina ye iwe afite miliyoni 1,240. ariko iriya ntuze imufasha imupromotinga ize global ifiteyo miliyoni 2,650. urumva kuko ahanga ibihangano byarakomeye. nunareba ibihangano byose bya Chino, igihangano cye cya mbere ni indirimbo yiswe Excess Love. imaze kurebwa views, tuyikompare n'indirimbo ya mbere ya Mbonyi. imaze kurebwa na miliyoni 124 n'ibihumbi 37 n'abantu 59. ni benshi. indirimbo ya Mbonyi we ya mbere ubu tubonye 124. iya mbere ya Mbonyi imaze kurebwa na miliyoni 73 n'ibihumbi 560 n'abantu 621. urumva ko ni Nasiri ni ya Mbonyi. uyu tuyikompare na Excess Love ya Chino Messi ari hejuru cyane. reka turebe indirimbo ya kabiri. indirimbo ya kabiri yitwa Obinasomo, imaze kurebwa cyane ya Chino. imaze kurebwa na miliyoni ya kabiri ya Chino. irarusha iya Mbonyi ya mbere. iya Mbonyi ya mbere twabonye miliyoni 73. iya kabiri no yitwa Obinasomo
imaze kurebwa na 75 n'ibihumbi 828 n'abantu 445. urumva kuko n'iya kabiri irayirusha. iya gatatu iya kino imaze kurebwa n'ibihumbi 59 n'ibihumbi 290 n'abingahe. mu gihe iya kabiri ya Mbonyi yo imaze kurebwa n'iya gatatu ya kino iri hejuru ya Mbonyi. ya Mbonyi ya kabiri imaze kurebwa n'ibihumbi 38. mu gihe iya gatatu ya Mbonyi imaze kurebwa n'ibihumbi Splito ni miliyoni 38, indi ikarebwa na miliyoni 19 yitwa Sikiliza. Yego bivuze ariko Mbonyi ari kuzamuka urebye igihe zino ndirimbo za kino wenda zagiye zigiraho narimo ngenda nzireba iza kino zimaze imyaka. iza kino indirimbo twakubwiye ya Excess Love ni 2018, iyi ngiyi yiswe Obinasomo ni muri 2020, iyi ngiyi yitwa Kinedumo ni muri 2019. mu gihe Mbonyi ya mbere iyi ngiyi turi kuvuga ya mbere ni 2023. urumva n'imyaka mikeya. indi ikaba natamana ikaba vuba urebye n'iyi ngiyi maze umwaka umwe. bivuze ngo Mbonyi ari ku rwego rwiza, ari kuzamuka ntabwo ngo yaba yaririmba nk'icyongereza nta naho bari guhurira na kino. niyo bari gutwara ino award. ikindi cya kabiri bavuga umuhanzi avuga uretse buno bwa kwamamara avuga ko ibihangano bye bifite uburambe kandi byagize ingaruka nziza nyinshi ku bakunzi ba gospel. njyewe ino ndirimbo yitwa Excess Love, Jesus is love is too much, nayumvise muri covid 2020 cyagiye covid imeze nabi tuba mu rugo. nicyo gihe kano kantu bakoze akantu gatoya gahita gakwira isi yose kubera ko kandi mu rurimi rw'icyongereza abantu batangira no kugana Abahinde n'abandi bagakinamo. mu by'ukuri ubona kuko bavuga ko indirimbo ze zamamaye ku rwego rw'isi zikanakoreshwa cyane mu nsengero no mu bitaramo bikomeye bya gospel mu bihe bitandukanye. mu gihe Israel Mbonyi we ataramara imyaka 2 kuri cyangwa se atwika yamamaye mu yandi magambo bavuga ngo atwika. kandi indirimbo ze zigarukira umubare munini n'Abaswahili kurusha abandi. no kuvuga mu yandi magambo nyine ari limite muri zone ya East Africa kubumva Igiswahili. bivuze ngo hanze yabumva Igiswahili nta ndirimbo ye n'imwe ya Mbonyi yumvikana hirya ku bantu batazi Igiswahili. duhe icyongereza cyangwa duhe urundi rurimi. yego bivuze bari kuvuga impamvu kino yamutsinze kandi twari tuzi ko Mbonyi ari ku rwego ruri hejuru. icya kabiri bavuga ko imbaraga zishyirwa mu kumenyekanisha ibihangano bya kino ntabwo ari we wenyine. ni ukuvuga ngo kubera ya nzu twavuze inzu imureberera yitwa Easy Concepts cyangwa se Easy Global ifite uburyo bukomeye bwo kumwamamaza haba mu platform yabo. urumva ko n'abantu banini cyane. hanyuma Israel Mbonyi we byagenze bite kugira ngo atsinzwe? ni umunyamakuru kugira ngo atsindwe ni umunyamakuru uri kubyibaza. Israel Mbonyi ni umwe mu bahanzi bakomeye mu muziki wa gospel muri Afurika. afite indirimbo zakunzwe cyane nkabaho, ni Nasiri, Sikiliza, Ndakubabariye ndetse n'izi ngizi zindi twarimo tugenda tuvuga kiyitwa ni Natamani, ni Tamini Plito, ni Tamini, Sikiliza, ni Nasiri. izo ndirimbo zimaze kurebwa cyane urebye ku muri populaire. ariko nawe impamvu zumvwa zifite ya limit. impamvu zashobora gutuma adatsinda nubwo ari umuhanzi ukomeye mu muziki we, ariko afite ingaruka cyane cyane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. ariko ntarafata isoko rinini nk'irya Messi kino uririmba mu rurimi rw'icyongereza nk'uko twabivugaga. mu gihe kino afite ubushobozi bwo kumenyekanisha ibihangano bye mu buryo bukomeye kurusha bwa Israel Mbonyi. harimo cya kibazo buriya indirimbo ariko na buriya iriya ntuzi iramufasha iriya global eze global. yego ariko mpamya ko Mbonyi we ntabwo nta zindi zashaka zo kumwamamariza. afite ururimi kuko we yaririmbye mu rurimi nk'ururimi rw'icyongereza. buriya hari n'ikindi kintu utazi. buriya iyo uririmbye mu rurimi rwumvikana iyo igihangano cyawe maze kugera muri miliyoni hejuru ya 50 kiba cyamaze gutacinga mu nguni zose z'isi. habe na Nasiri buri mu isi yose barayizi.
ariko bafite cya kibazo cy'iki cyo kutamukurikira kutamenya ngo yego ibintu none reba Israel Mbonyi aririmba igiswahili yari atarageza n'abantu n'abamukurikira kuri YouTube ubwayo bari bataragera na miliyoni bari muri 100 ngahe ariko umunsi yaririmbye igiswahili ubwacyo cyaramuzamuye kimugeza ku rundi rwe. hari izindi navuga ngo ni Nasiri yonyine ntibuze abantu yego ibihumbi yenda kugeza nka miliyoni yenda y'abasabu yonyine yazanye kubera iki kubera ko abantu bamukunze bakamwishimira yego rero bivuze ngo byanga bikunda ugendeye kuri ibi ngibi wumva ko uko bisa kose hanyuma reka turebe se social media zabo zo zimeze gute twafashe nkeya gusa twafashe nk'ebyiri uyu mudamu witwa Chino watsinze we ntabwo ajya akoresha tweet mu gihe Mbonyi akoresha Twitter kuri Twitter yafitemo ibihumbi 121 ariko uyu mudamu nawe akoresha Instagram bombi barayikoresha Instagram ya Israel Mbonyi yo ifite ibihumbi 866 mu gihe Instagram ya Chino ifite miliyoni 4 n'ibihumbi 100 urumva ko harimo difference waza none naho ibihangano byabo binyura kuri YouTube uriya we afite double kubera ko hari ibinyura kuri ya nzu ya Easy Global hakaba n'ibinyura kuri platform ye kandi na SMB nayo ubwayo ifite miliyoni 1 n'ibihumbi 24 urumva ko afite impamvu zo gutsinda rero bivuze ngo Israel Mbonyi natwe nimva kino kiganiro ahindure agira ate si wowe wenyine ntabwo ari Israel wenyine dushobora kubibwira abantu babwiriza ubutumwa n'abahanzi bose n'abavuga ubutumwa bose n'ibindi cyose yego ari abahanzi ari abaririmbyi indimi zose zaguke bagure nyine bagure ubutumwa buriya mutone no kutazi ikintu iyo ugeze nk'ahantu ugasanga abantu banezerewe bakanezerwa muri mutari kumva uribura kandi wumva rwose bikubabaje reka wenda mu gusoza titwasoza utabwiye abandi n'ubundi na bino bihembo bindi ese byatsinzwe nabande yego hari ibihembo twababwiye ko hari ibihembo bitandukanye yego bitangwa muri yego major highlight twavuze nk'icyitwa best music video for his song hari yitwa DND directed by May Alabi niyo batwaye best music video hanyuma hari icyitwa DJ no DJ nyine ni D Banji no mudij yes ni the veteran Nigerian artist no mu veteran kuvuga ngo no umuntu wakoze bikenoge ariko amaze kuba nyine nk'umuntu wabivuyemo washaje mu yandi magambo rero bagenye igihembo kino bino bihembo bakunda kubitanga kuko kuvuga ngo no umukinyi w'ibihe byose no mudije w'ibihe byose no muri ibihe byose bashingiye ku ruhare yagize gute yagize muri industry yego uyu rero niwo uyu munya Nigeria witwa Dibanji niwo wahawe cyo bita Dibanji niwo wahawe Lifetime Achievement Award ko kumushimira ku ruhare kuri contribution yagize mu kuzamura umuziki wa gospel muri Afrika. Uwa kabiri rero ari nawe tumaze kuvuga ni igihembo cya kabiri cyitwa Best Gospel Artist cyatwawe n'umunya Nigeria witwa Mercy Chino niwe watwaye igihembo cy'umunyamuziki mwiza w'indirimbo za gospel. Hanyuma icyitwa Best Global Artist African Artist umuhanzi mwiza muri Afrika cyatwawe na Diamond Platinum no munya Tanzania arazwi hano muri kano karere nawe zitari za gospel turavuga muri rusange bayimuhaye kubera iki bashingiye cyane mu kuri underscore amanota menshi ngo yabonye kuri influence agira yageze kuri stage yego. Hanyuma undi ni Tila no umunyafrika y'epfo nawe yahawe icyo twita Best Female Artist. Uyu nguyu ngo reflect afite ukuntu nyine nawe afite uruhare runini ngo rukomeye muri industry ya music. Uwundi watwaye icyo bitwa Best Dancer Award umubyinnyi mwiza muri Afrika nawe ni mu South Africa yitwa Makadiz no mu South Africa yatwaye the Best Dancer Award. Uwundi witwa ni Josie we no mu Ivoire
yego no muri Ivory Coast yatwaye best best French speaking artist. speaking artist yego bamushimira no ku ruhare yagize mu kuzamura umuziki wa mu ruhare yatanze muziki wa francophonie muri Afurika. Ubundi watwaye ikindi gihembo cyitwa best artist West African Anglophone ni Ayiri Star ni umunya Nigeria. Bavuga ko yagize uruhare, urumva batanga ibihembo bitandukanye, abavuga ururimi rw'igifaransa, abavuga ururimi rw'icyongereza, abavuga ururimi rw'iportugal n'abavuga ururimi rw'igiswahili n'ibiyego. Rero uyu nguyu yatwaye icyo umunya West African Anglophone Award, yego como ijwi rye uburyo aririmbamo byagiye bihitinga birakundwa cyane. Hanyuma uwundi ni umunyakenya witwa Bien umunyakenya yatwaye cyitwa best artist East Africa. Uyu nguyu nicyo bamuhaye ko wagize uruhare nawe runini mu kuzamura umuziki wo muri region cyangwa se mu gace ka East Africa. Haka tugasoreza ku witwa kuri best Portuguese speaking artist, igihembo gihabwa umunyamuziki uririmba mu rurimi rw'igiportugal kuko twavuze abaririmba mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se icyongereza, yitwa Chelsea Di Norafi no munya Angola. Niwe watwaye kino gihembo cyitwa best Portuguese speaking artist. Rero reka tubwire Israel mbonye ko ubutaha azatsinda, ariko muri gospel abantu ko barazamuka cyane kandi nawe ingereranyije ari gushiramo imbaraga nyinshi. Igisigaye gusa no kutuvangiramo indirimbo z'icyongereza. Ubundi ni umwaka utaha niba igihembo cyihariye ndamya ndashidikanya ko mbonye asohoye nk'indirimbo nziza ebyiri z'icyongereza za boominga ku buryo yagenda kiriya gihembo akaba ari we uzagitwara. Hasigaye natwe akazatumenyesha ndetse n'abandi bakunzi be bose tukazamutora tukamuha ya majwi y'abafana, kuko abantu bamenye ko bafana bwabo bafite 50% y'amajwi. Sawa, urakoze. Reka dusoreza aha nk'uko musanzwe mutwumva, n'ubundi ubutaha tuzaba turi kumwe namwe.